Yesu nashimwe neza amahoro y'Imana abane namwe yakitiraho turashima Imana ndabaramukije izina rya Yesu tuvuye ikaze ku muntu mushyashya turakuyambiriye wiyumve utuje kuko hano ni umuryango mugari atari umuryango runaka nawe uje ngo wuzuze uwo muryango mugari ikaze cyane turabakunda turabashimira kudukunda no kutwitaho kugira ngo mugire umuntu tubonanye umwaka mufite umwaka mushya muhire ineza y'Imana ibabeho Uwiteka Imana uko byagenda kose yaremeye ko tutangirana uyu mwaka twumve ko atari ibintu bikwiye kuba ari impamvu rero mureke dusenge dutangire ikiganiro cyacu Uwiteka Mana nziza Mana ikiranuka turagushimiye ko wabanye natwe turagushimiye ko ukomeje kuturinda turagushimiye kubwo gukora kwawe gutandukanye neza ku ijuru duciye bugufi tugusaba ngo uzubane natwe uzi udushyigikire muri byose uzi uganze ntabwo ari twe izina ryawe rihabwa icyubahiro ntabwo ari twebwe dushyira hejuru ijwi ryacu ngo hajyemo ibyubahiro byacu nk'abantu ahubwo byose tubikore kugira ngo tuguhereze icyubahiro ntabwo ari twe rero komeza ukanze utegeke tuguhe ikaze n'akarimo umuntu wese uri bukurikirane umuhe umugisha kandi umutima uhaze kwishima n'amahoro Uwiteka Imana niwe wenyine duhaye ibyicaro ngwino uganze utegeke mu izina rya Yesu amen rero tubahaye ikaze mwese muri rusange kuba tutarenge bwa mbere kuba tugiye kuganira bwa mbere isomo yacu ni ukubahisha Imana gusenga gukundana guhugurana ko turi muri iyi si ibintu byose nta muhanga byose ni ukujyana inama byose ni ukugurana byose ni ukubana hafi gusa icyo dukwiye kumenya neza ni uko uri kuri iyi si kubera impamvu atari kubera ko ukwiye kuhaba niyo mpamvu hari abarinzi barinze neza ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore mu byo tuvuga ndetse no mu byo dukora ahubwo ngo turiho ngo dukore umurimo twahamagariwe rero umurimo wawe ugomba gukora neza umuntu wanjye ugakora neza ikindi dusabwa rero ni ugufatanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubana hafi n'ibyo bya mbere rero tugana ibintu byinshi bitandukanye tuba dushaka gukora ibintu byinshi ariko bidushyikiriza mu murongo muzima twubahisha Imana ikindi kandi tugira byinshi byaguka muri twebwe kugira ngo tutaguma mu bintu bimwe ukumva ko ushobora gukora ikintu utazi ko ari kibi kibangamira abandi ariko muri byinshi twigana muri byinshi dusoma muri byinshi twongera twinjira muri Bibiliya mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu nama runaka tugirana mu biganiro bimwe cyangwa ibindi hari ubasha kuvuga ati ese kamva aha kanjyanga kankora iki bimugore gutya rero ni muri iyo ni muri urwo rwego twebwe tubana hano ku isano yacu rero ndagira ngo nidukunda dushyigikire kandi subscribe ikiruta ibindi byose usangiza abandi ibyo ukunze kandi natwe niba hari ikintu runaka wakwandika muri comment niba hari inama runaka wakwandika muri comment utashyira nimero kugira ngo tujye tubasha kujyana communication ihagije rero ndabakiriye cyane uyu mwaka Uwiteka Imana dufashe tugendere mu buntu bw'Imana kurusha ibindi byose washaka amafaranga bikemera cyangwa ejo bikanga ariko mu gihe ufite ubuzima muri Kristo Yesu menya ko ugomba guhagarara uko Imana ibishaka menya ko ugomba guhagarara mu murongo w'Imana kurusha ibindi byose kuko nibyo tuzabazwa buri wese azabazwa icyo yahawe kugira ngo acyerekane imbere ya Data wa twese rero Uwiteka Imana atugirire neza rero turumva dushaka gufokasinga ku rukundo cyane rero ndifuza ko tuganira ku kantu gatoya inshuti yanjye mu mikurire yawe uhura n'abantu benshi batandukanye mu mibereho yawe ya buri munsi ukora byinshi bitandukanye uwo mumenya n'ejo si umenya n'ejo bundi ariko uko bigenda kose iyo ukiriho uri muzima
nushaka uve mu gihugu ujye mu kindi, nushaka uve mu mujyi umwe ujye mu wundi cyangwa ujye mu cyaro kimwe ujye mu kindi. Icyo nemeza neza ko iyo igihe cyawe cya nyacyo kigeze hari igihe uhura na wa muntu. Rero hari igihe uba mu mikurire yawe hari umuntu mwasikuranye se, cyangwa niba hari ahantu ucuruza shopu runaka akagera akagongana, mwese atanu ahora arekereje kugira ngo agire abantu agunganisha mu mibereho yabo. Rero ukagera ugongana n'umuntu, ejo ugahinduka ukamenya ko ari ikosa, cyangwa hakaba hari ibintu wavuga ugakomeretsa umuntu ubigendereye. Hari abantu bakora amakosa bagakora ikosa kugira ngo bihimure, niko navuga, uyu muntu niba nkora iki ngiki ndabizi neza nashidikanya ko ndamutse mvuze iki cyamubabaza, ukabikora ubigendereye na wa muntu bikamubabaza. Kandi bajya baranga ijambo, inkoni umuntu yari gukubita ikarangira, ariko ijambo ntabwo rirangira, ugasanga umuntu bimubitsemo. Rero nta muntu udakosa, uko babigukorera nawe wabikorera abandi. Ahubwo icyo ngira ngo tuvuganeho akanya gato, ese iyo hari ikintu defu uzi ku muntu biba byiza kuyiganiriza abandi? Ese niba hari ikosa uzi ku muntu, ese ni byiza kubibwira abandi? Ambulise abantu bateye bitandukanye, hari umuntu ushobora gukorera ikosa agahita akubwira ati ibi n'ibi byambabaje. Hari n'umuntu ushobora gukorera ikosa bigafata igihe kinini, we ntumva akabigumamo mu mutima wiwe, atari uko avuga ngo ndashaka ko uyu muntu tuzakiranuka, ahubwo akavuga ati ibintu ankoreye uretse azambona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva iyo ngiyo ni inzika y'ikibi donki iri mu mutima wiwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndashaka ko kominikasiyo yanjye n'uriya muntu igende neza. Rero iyo nzika nta kindi kizana, ujya wisanga nawe hari ahantu wihimuye kuri mugenzi wawe, ugasanga mukubitanye nk'ahantu runaka, uri kumwe n'abantu, utangiye kuganira mugenzi wawe, uriya twahuriye kuri aka ngaka kagenze gutya, uriya yankomerekeje gutya. Kandi rero nawe mu mibereho yawe ukunda ko ibyo bintu nta muntu wabigukorera, ariko ugira peti yo kuba wabikora. Iyo ni umwanzi satani, iyo ni sekibi. Ese ubwiwe n'icyo umuntu niba atarahindutse? Ese niba wari wagaragara nk'umuntu w'imico myiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri abo bantu muri kumwe, nutangira gutera interuro ya mugenzi wawe, ufite ukundi kuntu uzagaragara imbere yabo, ashobora kuzakwikiriza akakumvisha ko muri kumwe, ariko mu by'ukuri mutari kumwe. Wowe ushobora no kubivuga bati uyu ni inshuti yanjye, nimbimubwira nakwiye kumenya ukuntu yitwara kuri uriya, nyamara ntabwo uzi neza situwasiyo wa muntu yari arimo. Yamuteye kuba yakubwira nabi cya gihe, ese yamuteye kuba yagukorera kiriya kintu, cyangwa nawe ku giti cyawe hari ikosa runaka wamukoreye utazi, akaba nawe abyita ko ari kwihimura. Urumva donke shitani kumitanya ibintu runaka, mwese mukumva ko ndihagararaho ntihagarare, bikarangira maze ahura mugaseka, undi ukajya byararangiye. Urumva wowe hari ibintu runaka byashamikiye kuri bya bindi mugenzi wawe agatuma umushyirishamo. Ese wowe niba muri uyu mwaka utangiye kuri iyo gahunda ampurisi mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukaba uri umukristo, ibyo bintu urumva 2025 bizagenda biti? Ese ijambo ry'Imana rirabitwemerera? Ijambo ry'Imana ridusaba kugira imbabazi. Yiga nawe niba ukeneye gukunda, niba ukeneye gukora ikosa n'umuntu mwasana imbabazi birangire, cyangwa n'umunsi w'ejo birangire bisibangane. Iga nawe kubyitoza muri wowe, ubyibagirwe ku buryo niba ari n'umwana wawe atamenya ko hari icyabaye kuri wa muntu. Kandi niba wumva hari igikubitse mu mutima, iga gusaba imbabazi, iga kugira urukundo. Niba tuvuga ngo nk'abakristo twige gusenga, twige kubaha Imana, twige guca bugufi, amen, nk'uko Imana yabikoze ku buzima bwacu, nk'uko yohereje umwana wayo ikatwereka urukundo ruhambaye.
ese twebwe turi kugana hehe? Ese biri kugenda gute? Uzi ko hari umuntu urusha disipurine, hari ukuntu abantu bavuga umuntu wagiye gusenga, uriya muntu arasenga, arakijijwe, uriya muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane umuyisilamu ni mwiza, afite ajya gusali, ntagasiba ijuma, ibintu byose, igifungo cyose aracyubahiriza. Niba ari umukirisitu arasenga, amasengesho aba ari nayo, gahunda z'itorero zose arazubahiriza neza, ni intangarugero, abwiriza neza se, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ibyo bintu ukabigwamo, urumva bimeze biti. Reka imico ya wa muntu yivugire, iyo wicaga kumuvuga ukundi. Kandi nujya kuvuga ukundi mugenzi wawe, bizahindura isura. Wivunika, wijya muri byinshi, wishaka ku egisipera byinshi, wishaka gucomeka byinshi, kubera ko tuzi neza ko ubucuti nyabwo Uwiteka Imana agirana n'abayo mu ibanga. So rero nawe niba ushaka ibanga rya hagati n'Imana, gerageza ugire ibanga. Nubona wa muntu hari umuntu yishe, ubone kuvuga ngo byabaye. Nubona wa muntu hari umuntu yambuye, mubwire uti subiza mugenzi wawe. Nubona hari ikintu awutaje, iki gishyire mu buryo. Ntuzamushyigikire ubona kwica ubuzima bw'umuntu. Kwica ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngarabishe gutya, habaho no kwica mu magambo. Ese we ntabwo byaba ari muri ibyo? Reka uyu mwaka wige kubahiriza kondisiyo zo kumenya Imana, zo kuba ubumuntu muri wowe kuruta ibindi. Ndumva aricyo kintu cy'agaciro, ndumva aricyo kintu cy'amahoro, ndumva aricyo kintu cy'ukuri. Ubundi imyuka mibi y'abazimu n'abadayimoni ihungire kure gutsindwa, kubera ko niyo imika icyiza muri wowe, niyo imika icyiza mu ngero, byose bizafatanyiriza hehe? Kutuzanira iby'imigisha. Rero ibyo Imana yagiye ikora ni byinshi. Mureke umunsi wacu tujye twinjiramo, umunsi ku munsi ko winjiyemo, ukuremere ibyiza, ukuremere ibyishimo, wubakemo icyiza gikomeye kurusha kubaka ikibi. Kuko ikibi ubwacu kirivugira, n'icyiza kirivugira. Ngo kandi ntagihe umwijima uzigera unesha umucyo. Umucyo uzaza uneshe umwijima. So rero niba wa muntu n'ubundi yifitemo umwijima, uko byagenda kose mubera umucyo. Wa mucyo wawe uzaza uneshe wa mwijima umubamo, we ubwe azaca bugufi, ubwe azasaba imbabazi. Kandi umukristo nyawe, iyo umuntu agusabye imbabazi, urwana kumubabarira, nturwane inzika, nturwane gutanga itangazo ngo byagenze gutya, kubera ko iyo kominikasiyo y'ubupfura nyakuri buri mu mutima wawe, ni hagati yawe n'Imana, nibyo bizakuvugira mu bwami bw'ijoro. Rero tube twebwe muri twebwe, duhamagare imbaraga zindi z'Imana zidasanzwe zidushyigikire, kubera ko nk'abantu dufite kamere turwanaho, ishaka ko dutsindwa uta icyubahiro, ariko Imana yo mu ijuru niyo yonyine ucira bugufi, yo ubwayo ikaguha imbaraga. Imana yo mu ijuru ikomeze twongera imbaraga, kandi muri byose duharanire gutsinda, muri byose duharanire kujya imbere, muri byose duharanire ikinyabupfura, muri byose duharanire gukunda kurusha ibindi. Wige gukunda abawe neza, niwiga gukunda abawe uziga no gukunda abandi. Ntabwo uzagenda uvuge gusa wagiranye n'abawe bwite biri pirive, uvuge ngo uzananirwa kubika iby'abandi. Gerageza wikiranire n'umuntu ku giti cyawe, bibigire itangazo. Kubera ko nibigira itangazo, nawe ejo ntabwo uzi uwo uzatsitaraho akabigira itangazo, uzababara. Kandi ni ko Uwiteka atubwira ngo ibintu byose tubikorere mu rukundo rutuje, ntabwo ari urukundo rw'urusaku. Amen. Rero umwami Imana adushyigikire, Imana igushyigikire, Imana inshyigikire, tubane hafi kugira ngo tuzabashe gusoza urugendo rwacu amahoro, ngo mu isi turi abagenzi tubyibuke, turi 2025. Ariko ibyo bibuka ko 7,000 bizagera, atari muri 7,000 bizagera. Icyo gihe uribuka ko utazaba ukiriho. Ntabwo mbizi ko uzatura nk'umusozi, ariko ndemeza neza ko umuntu uriho ubu muri 7,000 hazaba hari abuzukuru bawe, abuzukuruza bawe, ntawamenya.
ariko icyo nzi neza natwe dufite abo twakomotseho, ariko biba abo uzakomokaho bazagira imico basigarana, ntitwibagize ko byose tubifashwa no gusenga. Uwiteka Imana mu ijuru abagirire neza, turi kumwe, Imana ibahire. Bye.